sheri nkunda mugore na rutishije abandi. Yego sheri ndakunda. Urabizi ndagukunda. Nkuko mbora mbikubwira. Nanjye nzabikubahira rwose. Nagusezeranyije yuko ubuzima turimo tuzabugumanamo kugeza dupfuye. Yego. Wicaro tuze ntaho nzarya turi kumwe. Si wumva rate gomeza ubumwe. Iteka ryose. Nongeye kubaha ikaze mbakunzi bacu mwese mudukurikira, ndabashimira cyane ko mubana natwe umunsi ku wundi. Nukuri ndabashimira comment zanyu zigira akamaro buri kiganiro twakoze. Njya mbibona ko abantu bandika muri comment mugatanga inama n'ibitekerezo, ariko harimo n'abatukana, ariko nyine nta kundi nibyo wenda nicyo kintu umuntu aba yabonye yakora, ariko mujye mugira inama abantu gutukana sibyo, ahubwo ubwira umuntu icyo yagakoze kugira ngo areke cya kindi wakamutukiye. Ariko mujye mwandika muri comment aho wumva ufite igitekerezo ukibwira umuntu. Turi kumwe rero na wa mubyeyi ndetse na Joshua. Ubwo rero tugiye kuganira n'abasuye mu rugo nyuma cya gihe tuganira n'umukobwa we mwabonye ko byarangiye nabi, unafisimo kugaruka umukobwa tutari kumwe kugira ngo tubashe kuganira, bashe kumenya neza amakuru yo mu rugo iwabo, ese iyo bari mu rugo baba bimeze bate, baba bari gukora iki, kugira ngo tubashe kumenya imibereho yabo bombi bari kumwe. Niyo mpamvu naje njyenyine kugira ngo mbaganirize by'umwihariko twumve wa mugana urukundo rwabo ko rumeze. Cyagiye twari mu kavuyo na wa mukobwa kubera akababaro nyine, ariko uyu munsi tugiye kuganira neza birambuye urukundo rwabo uko rwaje, uko bakundanye, ndetse kugeza kuri uyu munsi uko bimeze. Tubahaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Joshua turakwakiriye. Murakoze cyane. Ndabona muryoshye. Ewa sibona se. Soyibona tumeze neza. Tumeze neza. Kubera iki? Turaryoshye. Tumeze neza. Ukuntu ubona abantu bakundana. Oya, ari ukuntu ubona abantu urukundo bakundanye ukumva ruguteye isoni. Kubera iki se? Kubera iki ugira isoni by'abantu bakundana? Karaba taragahararo gusa. Ni igihe cyose. Niba ari iby'igihe cyose. Hata sheri nakubwiye ko hari igihe cyose ninjye uzagusajisha. Ninjye uzamusajisha. Tuzasaza turi kumwe. Nsazisha neza. Turi kumwe. Ntacyo azabura. Urwo nizire ko noneho uyu munsi ari amahoro. Ni amahoro rwose. Naguje mbabwira ko nifuza kubasura. Warakoze kunyiza wa mukobwa umujyana hirya. Ubwo yasize ndakaje ariko yari ko buriya uyirega mwari muri kumusakuriza, mwari muri kumusakuriza. Yiyera babaye, ariko nyine agomba kwiyakira, uyu ni papa we. Hanyuma Joshua, nje rero nifuzaga ko tuganira namwe mwembi. Yego. Kuri ya nkuru yanyu y'urukundo yaciye muri bintu byinshi, barayavuze koko we. Amagambo yaravuzwe kandi koko byari ngombwa, kuko hari ukuntu umuntu abona ikintu akabona ni nk'amahano. Ntabwo irabona, urabona tutangana. Naje ninjye umaze kuba umwana, reba siganze. Reka da uri kugenda usubira ibwana. Ninjye umwana. Ibyo namubwiraga se, nibyo namubwiraga. Mwana shira umaze kongira umwana. Kongira umwana. Hanyuma turagira ngo tuganire ku nkuru yanyu y'urukundo. Hari inkuru twumvise y'umukobwa wawe uko yakundanye na Joshua, ariko bikarangira umuteye gapapu. Hari abantu batabyumvise neza, hari ababifata ukundi, hari abagufata ukundi, ndetse n'umusore bakamuvuga bitandukanye nuko umukobwa bivuga. Bakavuga ko umusore yahubutse yazicuza, ndetse nawe nagira ngo tuganire by'umwihariko ku giti cyanyu kugira ngo twumve niba koko mwarakundanye mu buryo nk'umukobwa bitubwiye, cyangwa se niba hari ibyo yavuze bitari byo. Nagira ngo mama aho tubwire uburyo wakunze umusore. Twumvise ko byatangiye umufasha bisanzwe, haza kuzamo urukundo, kandi uzi ko umukobwa yawe bakundana birangira umutwaye. Tubwira ahantu urukundo rwawe rwaziye hagati y'uyu musore. Ubwo tugiye gutangira story uko ibyo basha kwibuka uko byatangiye, kugira ngo n'abantu badukurikiye babifata nkaho ari ubugome wakoze cyangwa ari ubunyamaswa, babashe kumva iyo mpamvu yawe nayo ishobora kuba yumvikana. Hanyuma n'umusore nawe araza kutubwira nawe uko byaje kugira ngo abe yagukunda kandi asize umukobwa. Watunyuriramo mu ncama, oya ntabwo ari incamake, turamburire uko mwahuye ukajya umufasha kwakunda umukobwa n'umusore araza kutubwira, kugira ngo abantu bari kwifata nabi bumve niba ibyo koko wakoze ari ukuri cyangwa atari. Ubundi njyewe biriya nakoze nta bunyamaswa burimo, kuko uriya mwana ajya kumenyana
n'uyu musheri wanjye ninjye wamumweretse, urumva twatangiranye mufasha ubuzima ari umuntu duhuye gutya agenda, urumva ngewe urukundo rwanjemo kera nkimubona ari mu buzima bugoye, numvishije nyine mugiriye urukundo, sibyo? no maze kumugirira urukundo numva ndashaka kumufasha ubuzima aho ari, nkumva namugenera ibyo kurya, nkumva namuhamagara buri munsi, mbese nawe ntiyambera umwana mubi akanyitaba akambaza uko naramutse uko niriwe ibintu nk'ibyo. Noneho rero muri kwa kugomeza tuganira kenshi njyewe namwisanzemo cyane, kwa kundi namufashaga urukundo rukagenda ruzamuka, bigenda bitandukanye nuko namufashaga bisanzwe. Noneho burya akageza no mu rugo najyaga mbibona kenshi, mwatangiye gufasha bisanzwe ko yafasha undi mwana ku muhanda, ariko nyuma urumva ko katangiye kuza wajya kubibona ko hari akahinduka cyangwa uruzi ko ari ibisanzwe, bitewe nuko wenda nkanjye naje nshaka ubuzima, hari byinshi yajyaga arankorera ngabona ko hari akantu k'urukundo kari kujya kazamo, nkabyirengagiza kubera ko nabonaga yuko bitashoboka. nuko rero noneho wa mukobwa wanjye uko uyu nguyu yaza kunsura, kuko ari njye nabaga namufashije, umwana nyine baramubonye yumva nawe atangiye kumwiyumvamo, ariko icyo gihe mwari mutarakundana. Twe tutarakunda, numva kubera ko ngiye nari mukuru nagiraga ikibazo nyine cyo kuba namubwira ko mukunda, ariko ngewe nkabikoresha ibikorwa niba nahamagaraga rimwe ngasigara mpamagara gatatu. Noneho burya wari uzi ko iyo uhamagaye umuntu kenshi kwiyumvamo kugenda umuganiriza byinjira akavuga ati ko burya wa muntu wanyitayeho. Noneho we ntiyaza kubiha imbaraga ko njye ndi kumukunda byo gushika ko mwiyegereza, akundana n'umukobwa wanjye. Burya mbonye ko bakundanye narababaye cyane. Umusuzi ko ahise natsohokana buriya mpamvu yanatsohokanye. Ngiye gukora gashya. Hari igihe yansohokanye uzi ko shire. Byagiye nyine ubwo nari ngize ngo nkore impinduka. Nyimenya ko bakundanye. Nise noneho mpindura gashya ndamusohokana. Ni rwose buriya uri umuntu mwiza. Ngibura senyina gufata nk'umwana. Ahubwo ngewe burankiyumva muziko buranya mbona ushoboye. Narabimubwiye twasohoye. Urya yo wasohokanye umuntu niho wisanzura nyine ukamubwira ibintu byose. Urabona umaze gukura ubonye umuntu. Ntabwo nise ndasa ku ntego, ariko urumva ko wamusi kuko nari musohokanye. Aba umuntu ufata gutyo ugufasha nta bindi bintu utegereza, ndakubwiye ngo warakuze wabyumva ngo tubiri. So nge ahantu ari indi bura yarambwiye ngo nimugoroba ngo witegure ngo ahantu turi bujyane. Ndavuga ahantu ari bujyane nimugoroba tuvuye mu rugo. Ubu ni amahoro nanjye ndi twenda twanjye nari mfite ndagenda nari mfite ubwoba. Mfite ubwoba ari gushyiramo no kubaha umuntu mukuru. Naramwubashye ko kubaha ubu nanjye ariko njye numvaga ndi proud yewe kuba turi kumwe. Numvaga rwose ari ibintu binshimishije cyane. Buri gihe ashaka ko tugendana ku muhanda yajya kugura amayinite bakundana ntago duhararanye. Noneho uzi kunyura ku abaturage bavuga ati wa mwana yatangiye gufasha dore kugenda bafata. Ntabwo uri umwana abaturage bagenda. Rega iyo ukunda umuntu ntabwo ibyo ngibyo byitaho, ntabwo byitaho. Nta kintu biba bimbwiye. Byakomeje uramusohokanye umuciriye amarenga, ubizi ko akunda n'umukobwa wawe, hanyuma bigenda gute? Turatashye nyine tugeze mu rugo arambwira ati urumva yahise ajya kuri geto yiwe, nanjye ndatahanjye mu rugo. Ngeze mu rugo ndamuhamagara, ariko buriya wabonye ko nyamara udashatse umuntu w'inkunda rubyino w'umwana wajya usohokera nk'ahantu heza nka kuriya umuntu akakwitaho. Ati si koko birashoboka? Bijya bishoboka nyamara. Noneho ubwo ariko hari byinshi umuntu aba yaragukoreye ukabona nawe. Uko twagiye umukobwa akambuza, ariko mama kuki wahindutse, kuki usigaye utawutinze? Ubwo ntago bikureba. Niyo mpamvu nafashe icyemezo cyo kugira ute kumubwira ati mwana wanjye rero fata inzira.
bari barayifashe ndamubwira ni mwana wanjye rero fata inzira ugende ujye gushaka amafaranga kuko abasore b'iki gihe barakaniye baba bishakira ntago bagipfa kujyana abakobwa bari aho babasama batagira akazi tubura ngubu mba ndamubwira ntago namushutse ntabwo yanshutse nabwiye umukobwa wanjye we yaramushutse agira ngo anyegukane nyine rero kwa kundi arambaza none se mama kuru kunyoshya ngo ngende ubwo ko fiance wanjye azumva navuye mu rugo ntazambega nigenda nazakubenga ariko kwari kugira ngo mwuhure nyine nanjye nge mbona uko namuvugisha kuri telefone yazine mu rugo noneho twisanzuye ndabungani wo yagenda ubundi se Imana yamukuzane ntizakomeza no kumurinda genda umwana nyine shaka amafaranga nanjye nzabashyigikire mfite icyo mereyeho umwana nyine aragenda ashaka nyine akazi ko gupfundikanya akambwira mama ko biri kwanga ntayi ni wowe witaha urabutaha ujya he ko ari ukabana mu mwasa ntutahe urabuza kureba nyine uyu nguyu yari akiri muri geto yiwe ariko nyine twamaze kubona agiye haciyemo nk'iminsi nk'itatu tunamugana noneho waje ukansura ukanarara ko numva rwose nshaka ko twongera tukaganira nka kwa kundi twaganiriye twasohotse umukobwa yari yagiye twisanzuye mbese ndateka neza yamamagara kuri telefone ambwira ati icyo gihe wari utarerura ngo mukundane nawe abizi kare tutare nyine nari narabimubwiye bitewe nuko nanjye ibintu byinshi yankoreraga n'amagambo yajyaga arakoresha buri gihe none ko mubwirira ati urarara nawe amaguru y'abangingata ugasanga niteguye natetse neza ngani na wa mukobwa pe yagiye ngwino twiganirira umva akihagera niyigeze yibuka ko naba mabukwe reka da reka amabukwe bwasigaye muri geto ariko reka mubwire twagiye tugira hari igihe umuntu agufasha nawe ubwawe ukabona hari ikindi kintu akeneye niba umuntu yarangaburiye nari mfite inzara akakugurira ako kawunga k'ibiro 25 akakugurira ayo mavuta akayashyira muri geto ni gute uwo muntu utamuha agaciro ahubwo ni ukumwitura ahubwo nanjye nasubiye inyuma ndavuga yabihaye agaciro nsanga narindi guta agaciro ku bitagira umumaro icyo yafashaga twari dufite gahunda yo kubana ariko bya bikorwa ntabyo ndabona rega buriya umukobwa adafite akazi niyo mpamvu tubwira abana muve mu ntege nkeya mukore mubashe kugira icyo mwigezaho we kwimurika gusa oya ntabwo namushutse twarakundanye oya ntabwo namushutse so wenda aho ngaho byo wenda barabivuze n'ubu baracyabimbwira n'inshuti nyinshi zaragiye kubera sheri wanjye nikundira ntabwo bikimereze neza abantu benshi baragiye nta nshuti ngifite nta mukobwa ukimamagara nta musore ukimamagara ngo iki kubera niboneye umugore unkunda unyitaho umugore unyitaho bancitseho kabisa nawe ntago wicuza nta kwicuza gute ntabwo nicuza ngewe kubera ko mfite unyitaho ntabwo yakicuza mu muryango iwacu se bimeze cyangwa nta makuru bafite kuko urumva mu muryango nta tuzabibabwira tugiye kubereka abana ese ubwo wari uziko dufite na gahunda yo kubyara tugiye kubyara vuba tugiye kubyara vuba ngaha mu nzira tuzajya kubabwira tubashyira na kuzukuru ahubwo se shere buriya twabana tutabyara hoya ubwo se umwe se oya tuzabyara tujya kwereka ababyeyi abana mbese urwunguko mu nshuti zawe wewe nka Joshua hari inshuti nk'uko bivuze ngo buzancitseho abakobwa ntibakimamagara urungana bo mwasangiraga ku kazi aho mukorana ujya ubona abazi umudamu wawe bakwisanzura nk'uko mbere byari bimeze cyangwa hari icyahindu cyangwa hari amagambo bakuvuga urumva niba hari abantu nisanzuragaho barahari nisanzuragaho ariko ikibazo gihari
niba twisanzura ku kazi nabaye umugabo ubu ngubu ntabwo ngira umusore bamfata nk'umuntu mukuru wabaye umugabo ntabwo ngiye muri rwa rungano rw'abantu ntabwo mbaruta bose ariko ndabaruta kubera ko mfite umugore ndataha saa sita aramagara ati wiyitayeho nanjye nimugoroba nkamubaza ese turajya iki ubu niho tugeze ntabwo tungiriye iyangombwa teganya no kunguka tukabona umwana mu minsi iri imbere natwe ahari urukundo ntabwo ntitwifuza kugusenya ahubwo niko twifuza kumenya byaruze bizenze umwana yaje ababaye avuga ati mumfashe mama yankoreye ibi natwe twifuza kumenya koko ibyo avuze ni ukuri nibwo buryo twajemo ariko niba koko mwikunda ni yuko nyine buriya hari igihe umuntu aba atari uwawe ukanyine ubwo ni uko babigomba kugenda hanyuma nagenda sabanye reka nkubaze ikibazo sinzi nimba ari cyiza kugikoza cyangwa ari kibi umugabo wawe wa mbere mwabyaranye uriya mwana bahe yagiye i Bugande ntiyagaruka ubwo rero ntabwo nari kugomeza kwihangana nawe urabona niwe wenyine twabyaranye urabona rero kugomeza kumutegereza aho umwana amaze kungana kuriya urabona ko nihangana kuba rero narifondeye ubuzima bwanjye rwose nagende nubwo yagaruka ntabwo turiwe ntabwo ari iwe ahangaha twarahaguze nyine ntabwo ari iwe aha ni iwanjye uwo mugabo rero yaragiye ntabwo iyo yagiye aba yagiye ntabwo aba akiri iwiwe iyo aba yagiye hari ijambo bita mu kinyarwanda sindi vuga ngo rikubabaze hari ikintu bita kwinjira uri kuvuga ngo ni iwawe ariko mu kinyarwanda cyiza iyo usanze umugore mu nzu yabagamo utamushyize mu yo wabagamo byitwa kwinjira yego uremera ko winjiye ibyo byari bya kera ubundi umugabo yakagombye kwinjira oya byari bya kera buriya kera hari ibintu by'imigenzo bagira turi muri viziyo yacu ubundi umugabo ni uwinjiye mu rugo akaza nyine niba umugabo yaramaze umugabo ni uwinjiye ubundi se umugabo yagasohotse agomba kwinjira mu rugo rwe rwose umugabo ni ikibazo kigomba kuba kabisa komantere bazigire nkeya umugabo ni uwinjiye ntabwo byari byiza ko n'ubundi umugabo yagasohotse uru ni urugo rwawe mutware mwiza aha ni mu rugo niwe uwo wagiye nyine urumva ko wagiye yarasohotse Josh ntabwo ujye wicuza umutima wawe wenda umutima namuka wawe ukakubwira ko wahemukiye uramuka kuko hari igikomere utera umuntu kubera ko atari wowe kiriho ukumva ko byoroshye niba umwana mwarakundanye mukageza ikigo cyo kwitegura ku bana ugahita umukatira ntacyo mupfuye nta n'impamvu ntabwo ujya utekereza cyangwa wicuze kuba waramuteye ako gahinda cyangwa uvuga uti nubwo nishimye ariko hari undi ubabaye nahemukiye ntabwo bijya bikuzamo ngo wumve basunamugiriye umuntu avuga uti ukeneye kumenya nuko ameze hari igihe umuntu mutandukana ariko ntibivuze ko umwanga burundu nk'umwanzi ntabwo ujya wumva ku mutima wawe icyo kintu cyicuza kuba kuri njye mba numva nta n'ikibazo mfite kubera ko cyakora nakagira ikibazo ni hamwe naramuteye inda akaba afite umwana ari kwangarana nawe ariko baracyafite ubuzima bwe yajya gushaka n'abandi nta ntando wamuteye wapi nta nubwo twigeze turyamana ibyo ntabwo tujaka kubimenya kuko nubundi azamubera papa rego ntabwo yabyicuza kandi uriya mwana we twarakundanye nibyo yewe reka mbivuga ko twari twihutishije n'ubukwe vuba ko twari tumuranye umwaka umwe ntabwo twari tumuranye igihe kinini cyatuma atabona undi muntu umukunda yavuze ko ngagiye kugumira ntabwo yagumirwa aracyari muto aracyari muto ahubwo aracyankunda kandi rwose naramwibagiye byararangiye hano kwa kundi umuntu aryama n'akari gasigaye ugahanagure kose kagenda ntabwo ndota ndi wapi gusa duye kuri njye numva ntacyo umutima unshinga kubera umukobwa wawe ugahinda wamuteye buriya umuntu wese ababara kubw'ikibazo kubw'impamvu afite uko twaganiriye nabonye ababaye afite n'agahinda kenshi vuga ko wamubabaje kandi wowe ukagaragaza ko ntacyo bikubwiye ese wa mutima w'umubyeyi wa mutima
ka kantu k'ububyeyi ko twabonye nta kugifite ku mwana wawe, ahubwo umugabo wawe wa mugani mu bana niwe wagize umwana wawe, kuko urukundo umukunda n'urwo wakundaga umwana wabyaye waruhaye asigaye ari umwunda n'ingewe rukundo. Urumva ko na ka kantu k'ububyeyi kuvuga ati umwana wanjye yari iki, umwana wanjye arara yarakuze ahageze ntabwo ukibitekereza, aho gutekereza iyo ugomeje kumuhendahenda rega bituma apfa mu mutwe, nagenda kure mufata nabi mvira oya ntabwo mufata nabi kuri aba yarakuze uriya yarakuze ukamuha indero nyine y'abantu bakuru, nakura agenda ashakisha ubuzima. Ubu nanjye hari undi kwitaho, hari undi kwitaho nawe nagenda ashakisha ubuzima rwose, kandi buzamuhire. Twumva ari kutubwira ko aho yagiye byagenze neza, ntagahoza amaso mu rugo ngo yumve hari ibirenze. Oya ubu mfite uwo ndi kwitaho. Ndakeka yaramenye ukuri, ariko yamenye ukuri ubu ngubu yamenye ukuri nta bindi gishaka. Ubundi cyagiye yagombaga kumenya ukuri, ntari kwirirwa agira andi marira. Ese buriya nk'uriya mwana aramutse agize ubuzima bwiza wamagana akabona undi mugabo mwiza, ntabwo wazamukenera? Ahubwo twazadukenera, ariko nawe twazadukenera, ntabwo tuzamukenera, mwihorere, twazadukenera, ntabwo tuzamukenera. urukundo ariko mujye mugira n'ubumuntu turabufite. Ese nkunda afite umuntu mba naramumenye, ntabwo mba umwana wabyaye. Oya mwana mwihorere, rega twamurenze uyu mwanya unganirize kuri uyu nguyu gusa. Umwana mwihorere agende. Urukundo ntirusaza muzakomeza. Oya mwihorere. Oya umwana agahinda kandi ariko abana b'iki gihe uduhinda bagira batuvamo, bahuye n'ibibazo byinshi. Bareke abagomba kuba mukuru, iyo wabonye ubundi umugabo wo kwitaho abana baba ashaka umugabo wundi yiyite ashaka ubuzima ku mutware, sibyo abana bakaza ubutaha. Ubu tugiye gukurikirana abo tugiye kubyara, bariya yarakuze nashaka imibereho, yarakuze ashaka ubuzima bundi bushyashya kabisa. Urakunzwe gatoneshejwe umve, ariko nawe reba abanyitayeho. Ibaze gufata urukundo rw'umwana ukarukundo. Oya umwana naga turabizi ko hari, ariko yarakuze nagende. Ariko mubyeyi baravuga ngo bajye baca umugani mu Kinyarwanda ngo umugabo umwana uje kuduteranya. None se ubwo umugore we yaba ari iki? Nawe bose ni umwana bose. Umugabo gusa kukimwa ibyo ako kari akarengane kuri ubu bivugiye n'urukundo uri kwima umwana akwiye ku mubyeyi, kandi ntabwo uyu mwana mwihorere. Nawe naramukunze mu gihe cye wa mbere ntiyagiye, ntabwo ngiwe ndi kuburanira uriya mukobwa, ariko ndi kureba kuko afite ari wenyine. none se ngewe sinavutse ni woye nagenda nawe agomba gukura akaba mukuru agashaka ubuzima. Nakwibura karama. Ewe yawe tumwibagirwa n'umwana nkavuga ni nk'umunsi Joshua yavuye mu rugo akagenda. Oya ntagate gahunda. Umva uko twataye n'umwinjira. Agomba kwinjira ibihe byose. Naje uzi icyo nakubwira. Agomba kwinjira. Icyo nakwibwira nuko ngewe sinzigera ngusiga. Si wumva? Sinzigera. Abirahire mu maso yawe bireba. Nzagumana nawe kugeza ubuzima bwose usigaje kuri iyi si. Bwose yegura atashiri ntiwumva. Umvishe kabirahiriye. Uyu ni we wanjye. Uyu ni we wanjye. Ni we wanjye. Mutware mwiza ubuze icyo kurenzaho wowe. Ntacyo arahiye nk'uri ku idarapo. Bivuze nk'uri ku idarapo. Rega burya ku idarapo icyo bajyanayo ni umutima. Iyo tuba twamaze kubyemera kare. Uriya nawe uramwana. Naho se naho ni vuba ahubwo reka tubanza tubyara umwana ibindi biraje. Nitubona muri umuntu wazaje kumudufasha none. Ntazabeho nabi. Oya ntabwo yabaho nabi nabyo ngo wenda tubyemere. Oya papa we urega uyu ni we papa. Ariko ahita papa umuntu banga. Ibi twaye iki? Ni papa kuko tujyana mu cyumba. Yamaze kuba papa kera. Agomba kumwubaha. Ni byiza murakundanye, urukundo rwanyu ntitunarugaye. Umuntu agira uwo akunda kandi umuntu akundanye n'uwashaka. Ngo ni wowe yashimye, nawe niwe washimye. Ntabwo twenda kubabwira mutandukanye, ariko ujye ukomeza ukurikirana amakuru y'umwana. Tuzabigarura ubutaha. Nuba ushaka no kumuvugaho. Oya uretse iby'umwana erega
yanjye simwangisha umwana we urumva ikibazo ntabwo ari icyo ngicyo ngewe umwana ntabwo ari cyo kibazo kuba mumukundisha uriya mwana yarakuze yarenze inoze yarakuze umukobwa w'inkumi ameze neza agakira uwo mwana wo kuba yavuga ngo hari ikindi aracyakeneye uburere bw'ababyeyi turahari tuzamufasha none ariko aje neza yitonze naza yacishe magufa ataza ngo sheringi iki ngo sheringi umwana ibintu by'ubushira noneho mwatese tugasangira mu rugo nawe ahari cyangwa mu rugo yacu yaje neza nk'umwana nyine atakiri kuza nk'ushaka umuntu adahatiriza ikintu bita urukundo ntabwo barugwinginga ntibarushyiramo imbaraga niba umuntu atagukunze ntabwo agukunze nawe mubwiye agomba kwiyakira mba kuvuga ati uyu musore nyine ahubwo uko muhura kenshi uzamuganirize mubwire yiyakire tugana ku musozo nagira ngo Joshua ugire ijambo abwira madamu wawe sheri nkunda mugore na rutishije abandi yego sheri ndakunda urabizi ndagukunda nkuko mbora mbikubwira nanjye nzabikubahira rwose nagusezeranyije yuko ubuzima turimo tuzabugumanamo kugeza dupfuye yego wicare utuze ntaho nzajya turi kumwe si wumva rate gomeza iteka ryose Sherirata niko bivuga mu Kinyarwanda ngomeze winjire ntuzasohoke nageze Shiri ni wewe wanjye komeza usuba umwinjira mwiza ntuzagera huje nuzagira ujye shiri wanjye abasohoka uzabihorere wowe ubumwinjira mwiza ndagukunda cyane bana mudukurikiye couple irakundanye cyane no kuri urumvange nayo naje kugira ngo tubashe kumva urukundo rwanya aho ruherereye ndetse n'ibyo umwana atubwiye uko bimeze niba ari byo ariko nsanze nyine mukundana ntago natera induru ngo mutandukane singe no naga ari byo gutandukanya abakundana icyo nsabira uriya mwana w'umukobwa no kugira ngo niba kuri papa we waremeye kuba se mumufate nk'umwana wanyu mwe kumuterera nawe kumufata nka mukase mufate nyine ibindi tubyirengagize gose nta kibazo yagera guhariye umugabo wawe ariko mufate nk'umwana nagira ikibazo mujye mubimenya naguhamagara umwita mureke kumuboroka mwese mwana muborotse neje ubundi tuza byari byagoranye ngomba kubahamagara tuzabikuraho ariko nawe yemere kuba umwana amenye ko yabaye muri comment abantu mwandike uko mubibona urukundo bari kugaragaza bafitanye ese urabivuga iki abavuze ngo mama ni imico mibi Joshua ibiki mutubwire muri iki kiganiro uko mubibona ko mubona imeze sose mu kiganiro cy'ubutaha